kongera manipower cyangwa se mendevure cyangwa abasirikare kuri M23 mu byari bisanzwe twibaza ngo ihugiye muki. Ese M23 yahungiye Uganda ni yahungiye mu Rwanda, byaba byarongeye gushyira hamwe? Izina Ngaruye rero ndumva ryasobanura ibintu gutyo, kuko kuvuga ngo BAUDOUIN Ngaruye nawe avuye ku mafunzo icanzu nkuko Africa Intelligence bivuga, bifite meaning yindi. M23 ya branche ya Kampala na branche y'abagiye Kibungo, hari bamwe muri bo barongeye kwishyira hamwe mu byo twumvaga nk'amakuru adafite gihamya. Muri iyo nkuru duhaye credibility Africa Intelligence twabonamo kuko ari ukuri. Ni kiyasi cyo kuvuga ngo ubwo tubonye undi kibamba mu gisirikare mwe kwirunda hamwe. Ereka mu bintu bya strategie militaire no kundamwa aba officier no ntabwo ari byo, n'ubuswa. Guhuza Makanika BAUDOUIN ubwo koko niba ari Bukavu na Makenga, noneho Kongo ikajya yabona umwoto. Byashoboka kandi igihe cyuko amwe mu makapitali mu yaga bigari yigaragaza mu kujegeza Kongo. Iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare. twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Turi kuwa mbere ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu, tugiye kuganira ku nkuru yarayisohotse mu kinyamakuru Africa Intelligence ifite umutwe ugira uti UN report experts again criticize Kigali's ongoing support for M23. Raporo ya Loni impuguke zongeye nanone gushyira mu majwi Kigali ko ikomeje gufasha M23, ariko turibanda ku bindi biyagaragaye muri iyi nkuru, harimo ko umugabo witwa BAUDOUIN Ngaruye nawe wari mu bahungiye mu Rwanda mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru yagarutse muri iyi nkuru. David, n'amahoro? Ni amahoro masa, ndakomeye. Ndumva nta kibazo kidasanzwe mfite giyeho. Nta rendiyoze ntabwo yabura. Ntabwo yabura cyane ko weekend ya mbere warivuniye hese cyari ryakuvuniye irikise iryo nyine. Weekend abantu bajya gusenga, kuvuza amapendo, gucuranga, uziko ndo umucuranzi. Nta kintu. Isengesho se warivuniye he basi? Isengesho warivuna? Nta byakuvuna bije. Ntabizi nyine mwavunaniye. Ubwo se ko giye uzi ko ndo umwadeperi. Warisomeye se basi isengesho? Ntabwo nsoma. Hasoma abandi basoma ntuza amasomo. Ngisomo ngo nkuko byanditswe gutyo. Yewe njya mu ikanisa ngatega amatwi, ariko nubwo ntanajyayo. Ni wanjye Imana iri omnipresent. Imana ibera hose cyarimwe. Ibindi ntabwo byongeraho. Ariko gusa hari umucuti wanjye wari wansuye bita Joseph Magashi, uramuzi ku mvuga nkoranyambaga. Joseph Magashi yari yansohokanye muri weekend tuganira ibintu bya gisirikare. Nta kintu cya gisiviliane cyarimo. Cari indi ya Vic bye ntabwo wari muri zo gahunda. Twajyana muri Kigali heza, hari umuyaga mwiza. Magashi ndamushimiye nzi ko ikiganiro azakireba. Kandi akaba ku nshuro ya mbere yarambwiye ngo ndumurore modo wiwe. Ngo yabyirutse yumva akunda politics no mu gukura kwe n'iki byose, ariko kubera background ya gisirikare ngakumva ngo ntabona yabimenera ngajya avuga politiki, ariko iherekejwe n'iyo background yiwe yuko yabaye muri izo nzego. Hanyuma no ngaza kumva muri bo muncumuza munzimuza ngagwa kuri ku bintu biganiro ngena ntanga. Nuko ngaravuga ngo uriye bakabikora ngo byaranize iki? Ntibaza se Magashi yagiye kunyinaganikaho kunyicundaho bigenze gute? Nuko ngo yicunza abona biragenza. Mwicungura wumva? Yego. Nuko yambwiye rambwira ko bibaho nyine ko donc yakabije inzozi zo guhura na Role Moto. Ngo Role Moto ndamureba se Magashi koko. Ariko nibyo nuko byagenze gute? Mubwira ko rero ndamwankuraja, aranyankuraja, turasangira birarangira nta kindi. Nizeye ko wagize weekend nziza. Mwifurije ibihe byiza. Gusa ramwe ngo ntarajya kuri Primo Media Rwanda. Nta kibazo uzaze
hano se ko ari wabo uramenyesha wumve ko bakuburiye bati uzaze waraze hano ni muri saga kabisa Magashi welcome tubaye ikaze David numva waragize weekend nziza ntacyo twaye deribuka ko ubushize twahirukanaga nkubwira ko mu muhogo hatameze neza ariko urumva ko ubungubu byaje iriya primary yantumiyemo niba ubushize bundi ntago ari ubushize cyangwa umuhogo hari ibimazo mu bigize mu mibyizi kuko sinibuka neza ko ariko n'ubundi weekend irangiye numva nta gusa nyine abantu bari kuri primary ya Rwanda babimenye pe amakuru mfite no ko wivuye ntabwo wabana na dogiteri usanga ureka ntabwo ari dogiteri njye nemera ibintu by'abakurambere imiti yacu irakora wagiye se kwa rutanga rw'amaboko oya nafashe ujya ubona ko iwanjye mfite umuravumba mfite igikakarubamba mfite tangawizi naraziteye ufite n'inkoko byose zibara rimwe n'ubuzima busanzwe David naravangavanze imiti ivura ikoranye ndayikoresha ubu urakize buriya nubwo Nyagasani twaragusengeye ugakira wabyitirira miravumba oya na Nyagasani ndamwemera Imana ishimwe ugwemera umuntu Nyagasani asigaye popote ariko David popote wowe turetse koko undi nindera niba narusa yemera Imana simbizi erega kwemera Imana ni ibintu bisanzwe yemera Imana yerabura kuri twebwe ni ibintu bisanzwe kwemera Imana nzungu ntabwo yayemera nta Mana nzungu iwaho Imana imwe nta kibazo abaho Imana imwe ubu rero David tugiye kuganira tugaruka cyane kuri iki kiganiro nk'uko ari integuje abadukurikiye wababwiye se ko badutuye muri studio amatora ntayo ayirebye niko nyamuneka abatekinisiye rwose baturabire Deve reka tugaruke kuri ibi bintu muri deployment ya hari iyi nkuru nazo kwizo accusation za oya reka ni inkuru ifatanye nayo ariko reka duhere hejuru gato environ 3000 combattants abasirika ingabo zigera ku 3000 et M23 s'est également renforcé en nombre. Le nombre de combattants est désormais estimé à 3000 grâce à l'arrivée de nouvelles recrues formées sur le site d'entraînement de Chanzu. Selon les experts, on le trouve parmi eux les soldats de BAUDOUIN, NGARUYE Nyamuro, un responsable des premiers plans du M23 des affrontements de 2012 et qui avait retrouvé refuge jusqu'à une date récente au Rwanda voisin. Les experts onusiens s'inquiètent de velléité des rebelles du M23 d'attendre le conflit jusqu'à la province voisine du SUD KIVU. Ubwo reka mbe ngarukiye biravugwa nyine ko M23 yongereye amaboko mu basirikare bashyashya bagera ku 3000 ariko mu masura agaragaramo harimo ya general cyangwa se colonel BAUDOUIN NGARUYE biterwa nuko abantu babivuga kuko ikintu cya promotion ya NGARUYE cyakunze guteza kutavuga rumwe muri M23 no mu bivuga kuva na kera ariko ipeti byose yaba afite wavuga general yavuga colonel nuko twagiye tunibaza niba koko general NGARUYE cyangwa se colonel NGARUYE nawe uri mu bari barahungiye mu Rwanda yaba yarasubiye muri M23 abantu bakabivuga basa nk'abagenda ku magi kubera ko ntago bari bafite ikibyemeza ariko credibility giye ubwangi cyangwa nawe duha Africa Intelligence nk'ikinyamakuru dukura amakuru gitanga amakuru y'ubucukumbuzi nuva nta kubishidikanya ko hari bije byiyongera kubyo nako dusanzwe twemeza ko cyangwa se duhihwisa ko BAUDOUIN NGARUYE yasubiye hariya sasa ahanga turabonamo ikirero turabonamo kongera manipower cyangwa se main-d'œuvre cyangwa abasirikare kuri M23 mu byari bisanzwe twibaza ngo ihugiye muki twabigarutseho kenshi twibaza ngo iyo batarwana bari mu byo bitaretere abandi bagira mu biki bari mu biki ariko nkahanga nk'igisubizo cyo babyibazagaho ko bari mu training yo kongera umubare w'abasirikare ariko mu kongera umubare w'abasirikare aho Africa Intelligence iravuga abantu vorekri cyangwa se abinjiye bashyashya ibihumbi bitatu ariko ikanashyiramo insertion y'abandi bari basanzwe ari mu 23 tutari tuzi aho baherereye bakavugamo kizigenza sibyo bikaza n'ikirero mu 23
mu byo yari hugiyemo yongereye abasirikare bashya mu byo yari hugiyemo yacyuye abashya bari bararongotaniye mu bice bitandukanye sibyo kuko urumva baratubwira BAUDOUIN Ngaruye ariko bazatubwira n'abakoloneli zimurinda bari nabo bari kumwe mu SUD mwinjira mu Rwanda n'abandi ni benshi amazina ni menshi wagenda uvuga aha n'abasubiyeho kera twagiye tubona ni umukoloneli Mirindi niba Mirindi uri abantu bakubwira ko bajyaga mu Kibungo muri bahungiye Kibungo ndabona Mirindi suriya twagiye tubona Kicanga yicaye ahantu mugabo nawe yari yicaye buri wese yemeza ko ari ufite Kicanga uriya ndumva yaba ruriya birashoboka noneho rero icyo ni kimwe icya kabiri sauf mayo mendevre abari kiri bashya MVT arimo kurokrita sauf kuvuga ngo hari n'abari bataraye batashye urabonamo indi puissance quelconque yo kuvuga ngo SM23 yahungiye Uganda ni yahungiye mu Rwanda byaba byarongeye gushyira hamwe izina Ngaruye rero ndumva ryasobanura ibintu gutyo kuko kuvuga ngo BAUDOUIN Ngaruye nawe avuye ku mafunzo icanzu nkuko Africa Intelligence bivuga bifite meaning yindi gusa mu ifoto album aherutse gusohoka kereka niba ryo warebye nabi ariko ndumva BAUDOUIN Ngaruye ndamuzi uravuga ya yindi bagaragiye Makenga nta wari urimo ariko ntabwo twaza gushishoza tukareba niba BAUDOUIN Ngaruye arimo yamwe wambazaga nguri wa marinette ninde windererwamo kanongere ndebe turebe umuntu ayinyoherereje umushuti itaragaragaye rero kuko tutemera igitangazamakuru rivuga nka Bibiliya nubwo na Bibiliya batayemera bose twavuga ngo se singiyo niyo twavuga se BAUDOUIN Ngaruye yaba ari hano ntaje muri photo album y'aba officier bandi aya nago ntekereza ko ari ugiye kwambara amaso yanda gufasha ngiye kwambara amataratara nyunganizi kuko umuntu wize witiyemo ntaga fa kureba kuko BAUDOUIN yaba ariyo yaba yaravuye mu bashoje amasomo icanzu nta urimo aho uko nge nabibonye twari kumubona ahangaha Ngaruye ndamuzi nta urimo ahangaha rebamo neza ndabona General Makenga sibyo ndabona umuntu yakubona nkaho ninavugaga ni marinette wambwiye ngo ni nawe umujye kwa nkaho ni Mirindi urumva nkabona Colonel Mwamba umujye kwigisha abantu nkabonamo Kamarade Bahati urumva shaka rinija Ngaruye ntabandi b'amahoro kandi ndamubuzi pe uwo marinette warambwiye ngo ninde hari uwo marinette uyo w'amadorerwamo ni wowe w'amadorerwamo se shaka ko naguhaye izina rye ubu ngubu jewe ndabona nzenze ku ruhande hariya imbere ku murongo mba mfata amazina abasirikare ba M23 agiye baramfata mu mutwe baranze muraziranye akareka ntago mbazi ariko ingo yitwa Colonel Jimmy yewe w'indorerwa musize impamvu namutinze wakira nabonye yambaye imyambaro ngiye kumera nk'iya UPDF inyeshyamba zambara imyenda myinshi so ubwo rero nicyo nifomira navangavanze iravangavanze n'iki umuntu yavuga rero cyo kwibaza ngo cyabibazaga ngo M23 ya branche ya Kampala na branche y'abagiye Kibungo hari bamwe muri bo barongeye kwishyira hamwe mu byo twumvaga nk'amakuru adafite gihamya muri iyo nkuru duhaye credibility Africa Intelligence twabonamo kuko ari ukuri kandi ngira ngo none se kuba BAUDOUIN hari abantu batekereza ko ari ikindi gitego kuba BAUDOUIN yavuzwe muri SUD KIVU bivuze ko ari uko kongera kwifatanya aho turahagera yego aho turahagera ariko niyo credibility navugaga kuko n'ubundi M23 ntideployinze hamwe hari abari Rucuru hari Masisi kuki batajya nabonagana nayo hose turaza kuhagera none turebe wende indi meaning yabyo ariko gusa kuvuga ngo ibyo twavugaga mu makuru dafite gihamya ugihamya turayifite n'ubwo ifoto itabitwereka cyangwa sanga nyene niba koko yaragiye muri SUD KIVU turazibirambure kuko wende iyo foto yayifashe yaracomotse gusa wamenya ari biki ariko ibya gisirikare bira n'inyeshyamba ariko baze niba makuru y'igisirikare tumenya makeya nayo yashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'ibisirikare none baze inyeshyamba gusa inyeshyamba ko mumuna abana mu ishyamba nibura urumva karinija reba nka kuri akanki Kigali ziturana na Tarakoma ubashaka ko mu Tarakoma utazibera muri Kakigali
ukaba ukora mu bitarikano utazibera mu gisirikare, ukaba utuye ku musozi ubona ingabo zikora patrouille utazi wenda muza gasozi ziriho utazi ibyazo, ni ingabo z'igihugu, muraganira murasangira mugeza gute n'inshuti ze n'abavandimwe bawe, ngaho mbwira inyeshyamba noneho abantu bitwa inyeshyamba ariko urabakinisha wamenye bike byabo, ahubwo sinzi n'abasesenguzi n'abihanduza cumu. Nakubwiye ko mu gisirikare akurikira bita consignment, niyo no mu mvugo zabo burya abasirikare baganira bavuga ngo ki consignment ni bavuga ngo ni mwibanga ryacu twihariye, ibyabo ni code, ibyabo ni imibare, ibyabo ni password, ibyabo ni bita call signs, ni nazo ni ntuze bakoresha bahamagara bira byaro byaruke nakupata nakusikia na ibintu nk'ibyo ngibyo biraho ngaho gusa cya send inyeshyamba bigezemo rero urumva byo byabirenze, ntimubana ziba mu ishyamba, urumva ntizishaka kwitamburisha ngo ibyazo bimenyekane, ariko abanyamakuru bakora inkuru z'ubucukumbuzi ahubwo nibyo navuga ngo nabihanduza cumu no kumenya amakuru nk'ayo ngayo. Ariko nanone isi tugezemo ntaho yihishe, Yesu niba BAUDOUIN yabaga ahantu mu munzi mwazabanirwa kumenya katagihari, nta niba binarenza. Ariko nuko rero M23 yabonye amaboko, sibyo ayo makuru atangaza iby'uwo mu general BAUDOUIN cyangwa se mu colonel biterwa n'ibyo kubona uko bamwe bamwita. Cya gatatu ese noneho bashyize hamwe, ubwo ndibaza niba BAUDOUIN yaragiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kitabaye icyemezo cye bwite as BAUDOUIN, ku bwanjye naba mvuga ubwo hari agreement yabayeho hagati ya Bisimwa na Runiga, kuko Runiga niwe wari ukuriye BAUDOUIN, aravuga ati reka umuhungu aze cyangwa se turamuboherereje, ubwo wenda butaha tuzajya no kubona tubone ba Bisimwa bagiye kwiyunga na bagenzi babo muri cadre politique. Ariko kandi kantu nakubwira attention, buriya Bisimwa kerekana amakuru mfite ari make nako okay, yaba Bisimwa yaba Runiga, aba bayobozi ba politique ba M23 bo kuri top nabashi ibushi ni SUD KIVU, urumva wanamenye impamvu badashobora kuba batangiye kwikubita mu gatuza bakavuga bati tuzahora muri cadre politique, urumva ariko nta ntumwa nta majwi nta maboko dufite muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo cyo ntago bakibazaho, kandi bo gusubiza ikibazo kisubiza BAUDOUIN kuki BAUDOUIN ngaruye mu Majyepfo ya Kivu. Yego gusa na general Makenga ya deploying cyane ko yigeze no gukurira ingabo muri Bukavu n'ahandi hantu hatandukanye nk'umukomanda, ariko ubaye nk'uvuga uti kuki twazamuye cadre politique muri M23, abanyapolitike abagiye bayobora M23 uretse Rurankunda bose bakaba muri abo babiri mvuze haruguru muri batatu bakaba ari abashi, sibyo bakonera inzenzo urabizi nabo bava mu miryango nyirango y'abashi bo muri SUD KIVU. Haje ubwo wahora urwanira mu ntara z'ahandi kandi ni wanyu mwese mufite ikibazo kimwe ntimuna deploying, okay nta mirwanira avuga Bukavu no muri SUD KIVU, ariko abantu batangiye gutekereza kwa deploying uko African Intelligence bivuga, wanatekereza gute kwa bo nese ubushize nazo umbwira wa muntu wo muri M23 muri communication yakubwiraga ngo presence yabo ngo arabona abantu ngo bajya gusa nabo naza Karehe naza ngo byazangungu manuka none African Intelligence nayo irabyemeje. So ubwo no kuvuga ngo rero abantu batangire gutekereza ibyo tuvuze haruguru, ariko twongereho ngo gutangira gutekereza ko muri Kivu y'Amajyepfo no muri ushobora kwaka, ariko strategically nicyo kiganiro twakoze ubushize aho nabwiye abantu ngo bazakoresha imibare bazakoresha amarangamutima. Biragaragara ko equipement militaire leta ya Kongo irimo kugura na FARDC nabo ba mercenaires dukunze kuvuga ziri mu bihangayikishije mu 23 ku rwego rwo hejuru, aho bashobora gutekereza ku deployinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri Kivu y'Amajyepfo batanafata Goma. Si twabivuze se ubanza nje kwivuguza kuri Prima Media Rwanda, ariko si bivuguza n'amakuru bajya hanze yuko Goma ishobora kutazaba menace cyane kuri M23. Nibyo navuze n'ubushize kurusha ko abantu batangira gutekereza kuri Kisangani na Bukavu. Bitewe n'iki? African Intelligence iratwereka ko ziriya drone baguze za CH-4 z'Abashinwa zishobora kuba ziteye ubwoba M23 kandi zikaba ziteye ubwoba. Ibyo no gusubiramo iby'ubushize twanavuze n'ubundi African Intelligence wagira ngo ahubwo yumva ikiganiro cyacu kakurikirana ibyo tuvuga, zikateye ubwoba M23 cyangwa zirabibangamiye kurusha uko zaba zihaguruka kuri aeroport ya Goma. Niba zirasa neza ziri kure, sindi umuhanga mu by'indege, niba ziba safe ziri kure bakabasha kuzambura umutekano wazo,
kuko buri kinyamakuru cyavuze ngo n'ubundi izo ndege uko baziguze muri Kongo bashaka kuzisetinga kuri aeroport ya Kavumu ubwo ushyiremo na Sukhoi ziba Kisangani sibyo ubwo twavuga ngo BAUDOUIN NGARUYE mu buryo bumwe cyangwa ubundi abutuye duca karongo ashobora kuba we yarahawe task yo kuvuga ngo twebwe nk'itsinda rya reka tuvuge General Mahesha kuko buri amakenga ni overall commander ariko Mahesha niwe umwungirije cyangwa se bafite nk'abandi bantu bashunga ama division yo muri Nord Kivu ni kiasi cyo kuvuga ngo ubwo tubonye undi kibamba mu gisirikare mwe kwirunda hamwe reka mu bintu bya strategie militaire no kundamwa aba officier no ntabwo ari byo n'ubuswa uwo bamarira hamwe niyo mpamvu yari ikintu cyantangaje nkanavuga ko ari umubare muke mubi wa M23 niriya foto album bafashe iriya foto album ntabwo ikwinye ishyamba kuko bivugwa ko muri mission yazanye bari bacanshuro 300 ba mbere harimo kwerimina no gukura abayobozi ba M23 kubica urusorongo niyo mpamvu igeze kugabwa igitero kuri Bunagana ariko Sukhoi igasa nkaho yahayobye ntigiremo neza bivuze ngo iriya foto album uko bameze ko ya bose ubundi kwari uburyo bwo kurangiza M23 reka mbizane mu buryo bwa gisirikare urabizi ko hashize iminsi havugwa ko ingabo za Putin za Russia zagiye zishwa cyane n'ibitero bya Ukraine kandi bikabica bari mu kirori bari muri ceremony barimo babenjoying ibihe runaka ubushize hari abapfuye 600 barasiwe mu nzu barimo benjoying bonane sibyo hari no mu general y'uherutse kwishwa uburusiya nawe byavuzwe ko yarimo ari mu bihe runaka n'abakoloneli bamwungirije kandi ko hatapfuye bake muri bo uwo yaravuzwe nta n'ikimwe kirashirangira ngo cyangwa bibiri ikintu cyo kinganyeshyamba zimenya ngo zifite amadrone zaguriwe zikamenya ngo zifite ubutasi buzigendaho hejuru bwa mercenaires zikamenya ngo ubwazo nazo zizakubiramo abateretere kuko ntabwo wambwira nyeshyamba umutwe w'ingabo ngana kuriya ubuzemo nawo abagambanyi zikajya kwifata ifoto album irimo abakomanda bose uzi ngo Sukhoi cyangwa drone ikaba wumiza ikabarasa yaba ishenye igisirikare cyose iriya foto yaranyumije ntabwo ari ifoto ya kinyeshyamba niba hari n'abantu baba badukurikira bamenyereye ibintu by'ama operation ya gisirikare cyangwa se imikorere y'inyeshyamba bakora guerrilla operations iriya foto ntabwo nayiha amashyi ubundi hari ibintu twajyaga dukora kera mu itangazamakuru print ikiriho ukandika agastory iki gikumura kibona gutya imiseso yo kuna kubikora bakagira gutya bakazana nk'ifoto indi bakayegera gutya yego iriya foto ya M23 hariho iki ngiki ushobora kukidownloading uzagishyireho nta nyeshyamba zo kwifotoza hayi command yose iri kumwe ubundi nubwo utabira muri cadre ya hayi command gusa ukanabireba wenda kankubwire kanije uretse ibihugu biba bifite umutekano ibihugu bigira imitekano ibihugu ndavuga ibihugu as a state nabwo gihe nakakubwiye ko bitaba ari sawa kuba wafata nk'abagaba b'ingabo na cabinet ukabahuriza mu ifoto imwe ari ngewe umwe namufotorera Muhanga abandi babiri bagafatira ifoto Rubavu abandi bagafatira ifoto bunaka ubwo reka tujye muri Kongo babiri bashaka ifoto iyo bashaka ifoto se bakagira nka kwa kundi ukora tamuneri bakajya bazana ifoto imwe bakayishyiramo ikabifoto niko bishoboka ko nabanga byabikora ariko ntibifotoreza hamwe cyangwa niko bikoza hano inyeshyamba kuva kuri overall command bakifotoreza mu foto imwe nishobora kuba zifite si cyo zizeye ukunda kuvuga ngo niba ngo kwicara ku mutogoto w'inkono ni kwizera uri mu isi mucyo bize ubundi abahanga bavuga ko biruta kubaho utizeye kurusha kwizera amanuma urankurikira neza niba kutizera ntacyo bintwaye mbikuramo vigilance n'ubwirinzi nafuma ntizera kurusha kwizera nk'aba destroyed wala niba abantu badukurikira kuri M23 iriya foto bafashe n'igihe bayifatiye no kuyigaho ngo tugera twifotoze ni mistake bakoze big mistake as well ubwo nushimangiye babandi bavuga baturana umujyanama wa M23 bavuga David na Tshisekedi nifotoreza hamwe naciwe we cyane ko batemereye kujyana mu ngendo zimwe mpuzamahanga urabizi ko ntibitaneme ubundi mu gihugu byo ni sawa nta kibazo nawe nafata ifoto hamwe bari kumwe bose kandi batari mu bihe byiza bari muri environnement cyangwa muri context nk'inyeshyamba sizi ngo bizaba byari bizabera he
nabo bazaba bafashe ifoto idakwiye wese umugabo w'ingabo agenda yitsetana n'intuze ahubwo umugabo mukuru ejo nibwe nabonye muri iyo raporo ya Loni twavugaga iri muri African Intelligence bavuga ko ari ku ruhembe rw'abafatanyije na FDLR Lieutenant General Kivu Christian African Intelligence iyo raporo yeje ku cyumweru bigaragaza ko yegereje umutima FDLR yego FDLR yabagejeje ku kiburiya ngo Loni yahishuye ba general ba FARDC bari ku ruhembe rw'ubucuti bwayo na FDLR ibyo ngibyo African Intelligence yavuze niba warakomeje gusoma inkuru je ntabwo nayisomye ubwo wenda bakabaye babijyanisha n'ubucuruzi bakora hari undi ngo witwa Lieutenant General Frank Tumba wahoze ari umujyanama Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare uko byagenda kose n'ama business bakorana ariko ama operation militaire conjointe ko ntarabona banajegeza nibura M23 n'umunota n'umwe imikufatanirize yabo ni bya bindi numvise bahamagara General Mugabo ngo ko bategera imipaka yiwabo sembese shaka nkubwiza kuri kayeneje ibya FDL na FARDC jewe Marshal urumva dore nta kajyamo ni nko gufata intuzi ni nko kuvanga amata n'intuzi n'ubwiherero bw'inka ntacyo bizabagezaho iyo baba bararwanye nta nubwo mvuga ngo baba bararwanije u Rwanda baba bararwanije mu 23 bakayambura nk'uturindiro ngatungahe nibura ariko abantu ntibaratsinde mu 23 none mu 23 baveyutse ngisigaye bateza abashomba abashuye mu 23 sibyo basurambwira koko shaho ubuvandimwe bahoma bihomoka kandi buri muntu uzi gusoma amateka kuko icyo negura twe abanyafrika ntabwo dukunda gusoma amateka reka ngukorera comparaison kamutambajije urumva niba general niba Marshal Mobutu sibyo nababa komanda biwe bamayere n'abandi bantu bose niki barananiwe gufatanya na ba general Bizimungu ba general Kabirigi ba general colonel bagosora ba XY kugira icyo bakora cyabasha kunyeganyeza duvuge wenda u Rwanda n'abandi bibona mu nyungu zijya gusa narwo yego ndagira nkubwire yuko ntarimo kubona synergie ya gushyira hamwe imbaraga kwa FARDC na FARDC y'uyu munsi today is FARDC and today is FDL ngo mvuga ngo hari ikintu kizima cyavamo narabonaga ko kera bashobora gukora ikintu kimeze kiri betone ukavuga uti ino ni beto arome ni ex-phase forces armées zayiwaza ni ex-phare forces armées rwandaises you see ni DSP division spéciale présidentielle yayo yarindaga Mobutu ukavuga uti hano havamo ikintu gifatika abantu baracyafite support ya international community yarebegereje imitima harimo France operation turquoise n'abandi bari hafi sha synergie y'ingabo za Kongo na FDL y'uyu munsi u Rwanda rwaramaze no kwicamo ibice kwica ingufu bamwe bataha abandi bagira bate sha akankubwira no gutera imigeri ku mihunda y'amacumu nta kintu bageraho n'abantu bari aho ngaho gusa bashobora gukora sabotage gusa mu makuru byo batangaza ibyo bibwira ariko rwose ni nka beto y'umucanga gusa utarimo isima kuciwewe ngo nande ubwo niciwewe na Omega cyangwa Omega mu wundi mutwe we Pacific nawe bamuvuzemo cyareka nkubwire kayeneje niba umuntu yarasiganwe n'ingeragera akayisiga sibyo kumubwira ngo akanyamasyo kazamusiga ubwo nawe abageze kure uzi ko aho umwaka waje urukwavu rusiga iki imbwa mu kwiruka byose bizi kwiruka ibyo nibyo nakubwiraga iyo uzi imbwa n'inkwavu bazarirukanse cyangwa zikagira iyo zigeraho muri icyo gihe erega kumubwire kanini urukwavu rugenda rutaragurika rutaragurika nyine aho umwaka waje rero rusigemo kanguru se ntitaragurika cyangwa hari igikurubanda kiri muri ibyo ngibyo uvuze haruguru byose si ugusimbuka ako kajemo icyo turimo uzareka tubikoreho ikiganiro dukore comparaison de force nubwo washyira muri contexte politique nta kintu wageraho rwose nta kintu wageraho namba kabisa ni ukuvuga ngo rero niba bikomeze ibyo birabareba ntabwo aribyo bibakangurira uburenganzira bwa buri wese amahitamo yiwe ariko niba African Intelligence yarabivuze nk'ikintu gikanganye aho no tutakwemeranya ariko ikivuze nk'ikintu kiriho aho twagendana ndetse nanavuga yuko ayo makuru atari mu bucukumbuzi bukomeye cyane kubera ko nta utabizi ubwo se nabyo nagaseseshwa rumuri nase harere maza FDL na FARDC bakorana kivi yawo mu Kiswahili nako bavuga
donc washyira muri cadre y'abakomandazi gusa nanone se bitareba organe militaire yose, organe militaire zombi zose, ngo tuve ngo Pacifique awubanya na Ciwewe, FDL ntibirimo, Ciwewe awubanya na Mugabo, FIDC ntibirimo. Ibyo ntabwo bikora buriya. Umuntu areba urwego akuriye ukarufata ukarukombina ukarushyira hamwe kurusha ko wareba ikintu muri cadre individuelle gusa. Nibyo umuntu yavuga rero kuba twarimo dusobanura ako katarazamo kuba Southern Kivu yasumbirizwa biri technique, kandi birakwereka ko muri in global n'ubundi ufashe Bukavu ukayifata neza bakongera gusubira muri byabindiro bahoranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bya bisobanuye ngo kwa kwivuguruza kwanje navuze Goma nta mirwano yaberamo, nukurambike ntuze hasi n'inzira y'Ikivu ntiyabigishoboka. Biravuga ngo urabona ngo ufashe Sake wakwinjira mu Kivu n'amato gahunga, habasigaye inzira y'indege guhagura ku kibuga cy'indege, indege zigahungisha abahunga bakagisangane, kuko wende mu Ventura sibira ko yahananura amadege yose, cyane ko n'indege igomba kwitondera za gisivile zayikoraho. Ariko za kajugujugu zo yazikatinga ikazibuza amahwemo, sibyo? Za mbunda twavuze ubushize zikururwa n'imodokari za artillerie, ibyo bita artillerie lourde cyangwa heavy artillery, kuzihungisha mu Ventura niki ukagoma ukoresheje Bukavu, ukoresheje aho hantu nka za Warikaya n'iki. Mu magambo ye bisa nkuko M23 yabigaragaje ko yatinye kurasa Goma ku buryo bweruye, ikavuga ngo tuzayifata dukore katofu tuyizenguruke izivane minaniwe, kandi ibintu bishoboka. Erega kuvamo no guhunga no kujya gutana bajya bitandukanye. Ese abantu bibwira ko Goma igoswe burundu bakayifunga amazuru yombi. Abantu bibwira ko umuti wa mbere no guhunga. Haje bwo waruzi yuko muri bari abantu bose tuba tuvuga muri Nord Kivu abenshi arabakifatanya na M23. Aba bari bavuga ngo nabakongo ngo n'abanyarwanda na Constant ibyo muri Kongo rega niko bidoze na Constant muri General Constant mubona guverineri wa Nord Kivu kugira ngo ahinduke mu M23 nta nubwo ushobora kubona bitanatwara intuzi, nta n'iminota byatwara, byose birashoboka bakorera hamwe. Bari abadepite uvuga ngo iki ni kibabuze ukuntu bagikinjiza n'ukuntu bahunga, kandi bakabona umujyi wa Goma ufashwe wavamo ibibatunga byose bagenerwa, bahita bahitamo kwifatanya reka bajya kwa M23 abavandimwe ntuziri gutindaho. Nuko gusa abanyarwanda dusesengura dukunda kwikunda, urumva tukajya no mu marangamutima tugakabya, ukagira gutyo ukabona ko Kanyarengwe yafatikanyije n'inkotanyi, ukabona ko Ciwe atafatanya na M23. Ubyo subikura he saba Abanyafrika bose, ubwo usanze amakuru yose y'ingenzi M23 yahabwa na General Constant y'ubutasi baba bayaguze cyangwa yabafite ukuntu abyumva. Kuki wumva ibintu byose birashoboka, sibyo? Ndetse icyo gihe abaturage bagoma bakabakuho umusaraba etat de siège ihora ibunamye hejuru, ndashaka kuvuga ngo bivuyemo mu buryo butarasima amasasu menshi, kandi bikaba bikijije Kongo guhangana n'ibihugu nk'u Rwanda na Uganda, kubera ko nakubwiye yuko igihe cyose Goma yamishwamo ibisasu igiye gufatwa mu buryo bwa urimano military bw'igisirikare, represailles cyangwa se gusubiza ibitero bya M23 muri direction yaturukamo yose uburengerazuba bwa Goma, iturutse mu gace k'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Goma, byanze bikunze bya bisasu byarenga bigana ahandi hantu kandi hakavamo ibintu bitari byiza. Ubwo rero wanasanga n'abagira inama M23 yo kudafata Goma ku isasu kurindi, bakaba bati muheze umwuka izivanemo, nicyo barimo kwevita ko habaho no kurwana kw'ibihugu. None David biturutse ku masasu y'abarenga enemy akagwa ku butaka butari ubwayo cyangwa se mu ngabo za yasezaje zidakeneye kujya muri ibyo byo kurwana. Twabivuze mu kiganiro cyo gushize. Uyu Baudouin kugaragara muri SUD Kivu ntiba koko anariyo, ntago wabihakana. Ni ibintu ese kutamubonye mu ifoto y'icyanzu, ni ibintu bije gutya cyangwa ni ibintu byapanzwe? Byapanzwe bishobora kuba atari ibintu byapanzwe au départ y'urugamba, ariko bikaza mu cyo bita battle background development, kuvuga ngo uko urugamba ruteye n'amateka yarwo no gukomeza kurudevelopinga. Kuko dututro faso ese ubwo nimvuga Afrika ntago mba nyirenganya ko nsike ndashaka kwikoma Afrika cyane. Kuba abantu ndashaka kukubwira utuntu tubiri mbabarire. Kuba abantu bashobora kwitwara ko kubitewe na context na circumstance bisanzemo, ibyo tubyemere, kuko ushobora gusanga amakenga uko M23 ihagaze uyu munsi atari ko yabipanze
isarambwe cyangwa kira kirungana iki isabyinyo akaba arimo agenda adevelopa situation ahuye na bose bamwe M23 cyangwa government of Kinshasa bigeze batekereza ko rotre izabaho eventuelle inama Rwanda barayitekanye abanga barayiteganyaga yaraje bisanga muri context y'ibyo babwira basigara badevelopinga sibyo uko ibintu uko babihawe hako depa ntago bari bazi ngo tuzarwana tuzagera ha nitumara kumukemeza umwanzi tuzasubira inyuma tuzagera gute reka muri Afrika abantu bakira ibintu uko bije ntago wambwira none se bari bizeye yuko disons que wenda koko Ngaruye yagiye bari bizeye kazanagenda se none se barabaye nk'umuntu wo kubahuza for instance dutekereze gutyo bari bizeye ko ubwo buhuza buzaba nk'abantu barwanye bakamarana kugira ngo bongere bashyire hamwe ubwo se usanze ahubwo wa mugani ari na bya bintu byo gomba bihomoka ibyo bita incompatibility y'abagenerali babiri bakavuga ati bahabeho M23 branche ugasanga n'undi ya dislocation irahari ya dislocation ya M23 branche Kampala na M23 branche bahungiye mu Rwanda ugasanga bavuga bati bano bantu twarabunze biranga ariko bemeza yuko ntacyo bagipfa gikomeye cyane ariko kubashyiramo ngo bizongere bashwane umwe mu mujyane muri SUD KIVU yirwariza nawe n'umugenerali undi nawe yirwarije ibyiwe birarya cyangwa birimo gucumbagira ubwo ro byari ibintu byapanzwe kavuga batereka duhere ku majyaruguru abandi nabo mu majyepfo babe bisuganye ntabwo mvuga ko byaba bipanze ahubwo byaba ari byo bita romare nécessaire nukuvuga ngo byaba bivuze ngo aba bantu b'abagenero bombi turongera tubicaze muri high command imwe mwabatandukanyije ariko nk'abahuje umugambi BAUDOUIN na MAKENGA gusa mubarinde kwegerana nibategerana barakora neza ariko nibegerana no ngo je ntagomba muri ya mitwe yabo nanjye vuga ngo byahe byabo gibivurirwa mu gikari je ntago mbanamo nabo mu byahe byabo n'iki ariko bakavuga bati wenda ari cyo bapfuye mbere no kugongana kwa commande kubera kugira secteur opérationnel zivanze nagende muri SUD KIVU bajye bahuza logistique bahuza amakuru y'ubutasi nk'abantu barwanira hamwe sibyo ariko kubegeranya it's not okay ariko harimo n'icyo navuze kare cyo ko saving ubuzima bwabo none se umuntu bahiga iyo batatanye kubahiga biramugora ariko gukora muri area imwe muri perimeter imwe no kubasenya biroroshye ariko iyo autonomy ntabwo nzi ko ihari ndavugira mu tsibayeho iyo wing yose yigenga ariko se n'ubwo taha tuzanareba turaza no kurira dusoza ikiganiro ku muhero w'ikiganiro haryo ubwo umuntu agiye agafunga inguni urumva gufunga inguni cyari cyo urabona isi igizwe n'inguni nkenye hari inguni ya Alaska iri ya leta iri muri hejuru ya USA ya Amerika hakaba inguni ya New Zealand iri irepfira kuri Nouvelle Zelande na Oceania urumva hakaba inguni irepfira muri za Chili hakaba n'inguni iba hano kuri Japan ukoze ntuze imeze gutya n'ubwo wabona inguni sifunzemo kuri Nouvelle Zelande kuri Alaska kuri Buyapani no kuri Chile sinzi hari muri Latin America umuntu agiye akigira Alaska agafunga inguni yo kuvuga ngo akavuga ati birashoboka ko ibyo abantu bajya bavuga ko muri Kongo intambara zihabera harimo intérêt quelconque z'ibihugu biri mu biyaga bigari sibyo noneho mu nguni wa muntu yafunze akakubwira ati we never know mwajyaga mubona M23 ya Uganda icanye ku maso nubwo yitiriwe u Rwanda noneho abakavuga ati trop c'est trop byashoboka kandi igihe cyuko amwe mu makapitali mu biyaga bigari yigaragaza mu kujegeza Kongo imwe ikaba yarajegeje mu Kongo muri Nord Kivu zabonaga abandi from Uganda ni imipaka yaho iherereye none bakavuga ati no reka bazana rebe no kuntu Kongo irimo yivugisha ibintu itarabona no n'abasore barahungiye mu Rwanda mukabone mu 23 ebyiri noneho zikahatwika kuko ureke bya nimwajyaga muvuga kuko buriya bukavira sinziriye niyo mpamvu bayishyiramo na base bashaka no kwishyiramo izo base zo renforcement cyangwa izo backup za Goma erega buriya ibi bihugu ngiye kubona ko nubwo biba bishwana urumva ako nta gihugu cyiteguye gushyiramo ikintu imiyaga usanze se igice cya Goma kidadiwe n'umujyi wa Goma kikadadiwe n'ingabo zihari za Loni zihari za ndende zose you see leta ya Kongo ikabishaka kunyuza FDLR n'ubufasha bwayo n'inama maze imisi bakorana bari abarenze n'abandi bose bakavuga bati turabona bya wakinga neza muciye muri SUD KIVU
noneho kwa kundi ibihugu biba bishaka guhangana n'iki navuze ko ibyo birimo kuvuga n'umuntu wafunze imbunda ntago ariyo ndimo ariko ndavuga umuntu umutekerereje bakavuga bati twebwe abantu bakabatekereza ngo Bukavu ngo ni operation iri offensive yo kujegeza leta inyuze Bukavu ariko hakurikijwe amakuru y'ubutasa bahari ugasanga M23 ibona ko izakubitwa nabivuze kare mu kiganiro kare n'ubundi ikazakubitwa cyangwa ikazanyagirwa n'imvura iturutse Bukavu harimo na FDL yahoze urimo kwisuganyiriza icyo si cya kabiri ukabona ko Kongo bashaka kwicaza igapfukama neza ikaganira neza imaze kubona ko na nyina wundi abyarira muri maternité z'i Bukavu hari Bukavu hari ba mikwege sibyo abo panzi n'iki byose Bukavu hari byinshi none se P5 zose ntizateraga ziturutse za Bukavu no muri SUD KIVU ziza za Nyaruguru wabihakana se none tsikeza amaze iminsi abatumira yifotozanya nabo n'iki byose kandi bose bari kuhekenya iryinyo bavuga bati igihe cyose tutarakuramo M23 ntitwabona nuko tujegeza cyangwa se tudugaye ibitero ku gihugu gituranye none operation zabera hariya zikaba ziri defensive reka tuvuge ibintu mazina yabyo u Rwanda rwirinze kujya muri Kongo nayo irabyanga ivuga ko nta ngabo z'u Rwanda ikeneye hariya yemerera Uganda yemerera Tanzania irahasanzwe yemerera ibihugu byose birimo na Sudani y'Epfo icyo si cya mbere ariko icya kabiri yo igashaka igasa nk'ivuga iti ntibirirwe baza batazajya bamenya iyo turimo dukorana na FDL ubundi kuki Kongo yihana u Rwanda kandi rwaba ruri muri umbrella ya EAC rutarugiye gukora ibyarwo ariko bakaba tubihana ntibazazire baza ahangaha noneho kubera iki tubihana be kwirirwa baza ahangaha batazana ingabo zabo bakamenya ibyo dukora na FDL bari kuri tere neza ariko ibyo dukora na FDL mu gihe badahari reka tubikorere Bukavu muri Nord Kivu hari amaso ya yase sibyo ubwo hari amaso ya yase rero hakaba amaso ya Roni hakaba hari amaso ya société civile na ONG zose ziri kuri Goma reka noneho dutatanye imbaraga gutya za mbaraga za bariya Tshisekedi bayifotozanya nabo reka tubajyane Bukavu sabotage zizahera aho ngaho ugeze no kuva abandi bigeze gushaka gusabota umupaka w'Urusizi babaza bati ni bane ngo nabajura bambutse umupaka ibyo byose ukabireba gutyo ukabireba noneho rero ibyo nakubwiye mu bihugu ijambo mu guverineri yitwa ndeyo muri Kongo wavuze icyo gihe ngwabije urumva noneho rero kwa kundi ibihugu nabyo bidaherezanya rega ntitukabeshya igihugu gutwara muratabarana bakavuga batari ko niko sha abandi bikampara wowe na Rukaranga ajya kwica wa muzungu ni Rukara rwabishingwa undi murinzi ngo bari kumwereka no ariko se sha we baragushora nk'inka nta ware bakwitako yarimo murangira inkota yari hari niko yishe wa muzungu none hakagira nk'umuntu ubwire wigira nka Rukara kavuga ese sha mwebwe muzahora muri aho ngaho gusa ngo muri ba generali nta handi mwabona mwebwe mwinyagamburira African Intelligence rero ubwinyagamburiro bwa bamwe nibyo nakubwiye mu kiganiro n'ibinyagamburira ruguru bose baricana abandi bakatangira kwinyagambura bagira bate simvuze yuko uriya warangiye Rukara icyuma ariwe wagifasha nta n'icyo yamuhereje ariko yagiriye inama Rukara icyo gukora bati wagiye Bukavu nawe cyangwa se akanazamura ugutoki ati tuzahora ahangaha bari umuntu bacu n'abakuru bacu bari mu kazi gusa batawa murumva se amaboko akora neza akajya gukorera Bukavu kubera iki kubera ko amakuru wenda maybe ahari yerekana yuko Bukavu yari ishyano rya FDL na Kinshasa kubera ko muri Nord Kivu bababereye ubutaka bubi pe baragerageje bakonera Ruhinda barananirwa bakabona bashaka kuzasabota abaturanyi cyangwa no gusabota progress ya M23 uko twavuze mu kiganiro kare bahereye Bukavu no bakashaka kuyikura muri gana kisanga ntuyisige ndabikubiye mu kiganiro cy'ubushize Bukavu na Kisangane rwose baraye batiriwe byanze bikunze na Uvira bazayikuramo icya gatatu nashaka kukubwira mbihuza ari tubaze kuvuga haruguru ni uguhuza byanze bikunze tuzabikora ikiganiro cyabyo ariko turabinyuraho guhuza Makanika BAUDOUIN ubwo koko niba ari Bukavu na Makenga noneho Kongo ikajya yabona umwoto w'abarwandofone noneho batakirimo amacakubiri ni umunyamurenge ni umugogwe ni umunyejomba n'abandi bazabiyungaho barimo andi moko twavuze haruguru harimo ababashi bafite abakomanda benshi muri M23 bavuga bati kubera iki wacu twebwe tutajya kuhabohoza ubwo usanze imiryango yabo ibibishyuza atari kusha muri ingabo za Nord Kivu
namwe muvuka muri SUD Kivu mwaraturumbiye nka bisimu mwebwe ntimuzi kurwanira iwacu usanze se bagiye Bukavu bahakoregita amafaranga menshi muri za fundraising yo kubatunga Bukavu ifite n'ubutunzi hacugurwa amabuye menshi yaba muri za parike aho za Kahuzi Biega twagiye tubibona haba ari ku birombe birimo ibyo ngiyo za ngungu bavuga ko ari amabuye y'agaciro menshi cyane ngungu ziko bendaga n'ababitura kuhagera bageze za Karuba bavuga ko bari hafi kuhagera cyangwa se muri bya bice bya Karehe ainsi de suite intambara ni karita nini cyane ubanza umuntu ataza no kubagira guteka inzovu mu rwa byanganga bikunde ariko icyo nkubwiye icyo nterukiyeho kirashoboka gukora interconnection yo guhuza abatavugaga rumwe Makenga Ngaruye Makanika nushaka tamune rero uzakora uzaca umurongo umanuka abo bagabo bashyireho bameze gutya umwe aramahereza ikiganzo niba bakoze shene kandi urukuta bakora rwa gisirikare ndakurahiye ntabwo Kongo yarumeneramo ntibishoboka ikibazo babasigaranye ni cya international community n'ukuntu babona amaso n'iki byose ariko icyo gihe urumva bacungana MONUSCO yagiye yase yagurutse niba byakunda dusigare tumeze gutya twifatanyikanyije icyakane navuga sorezaho kuri intervention nuko wasanga ariko script yanditse abayandika ariko bayanditse hazabanza gutya habanze gutya hakurikireho ibi ngibi noneho ya chaîne ya Kivu zombi yubakwe muri ubwo buryo in progress step by step ntabwo nivuguruza kandi navuze ko abantu bashobora gukora ibintu atari ko script bakagenda bongeraho page uko ibintu bimeze atari kuba biteganyije hako wasanga ari nako ibintu byateganyijwe giye nkubwiza ukuri kuri izi kamera za Primo Media Rwanda ikintu cyo kuba umuntu reka zabaye muri Kongo kitaratorerwa umwanzuro w'akanama k'umuryango w'ibigashimo ku isi byose bikaba ari ibintu birimo kugenda bijya kuri MONUSCO yagiye Rwindi MONUSCO yagize gute yahanura indege ntagira n'uvuga wabonye muri South Africa barashe itangazo rigasorerwa na SANDF South African National Defense Force MONUSCO igasa nk'itazi ko indege yarashwe n'iki byose kandi ni ya MONUSCO ibi bintu bikaba bitaricaza zanduru ni Minister Mushiki wabo nahoze mbireba before 10 years arimo akoresha inama New York asobanura ibintu bya Kongo biri kuri internet uzambwire nzabigure bireba ibi bintu bitaratwara Vincent Biruta utararenga Addis Ababa ntarenge hose ngo bimutware New York kujya kwicaza bari abantu Rutundura nawe wagira ngo yabuze ikimugeza New York ibi bintu bitaratorerwa umwanzuro w'akanama k'umuryango ku isi urumva ngo kicare neza gatubiza ibihugu byombi binatorerwe ibi bintu ubona bidafite ukuntu bishushanyije buriya n'izi za Amerika muvuga wasanga ziri muri no mukino byanze bikunze Kongo bagomba kuyicamo ibicerega Kongo baza barayicariye kandi nawe yari yicariye ubwayo nayo irabona ubwayo ko bizavamo byanze bikunze kandi nakubwiye ko mu kiganiro kwize gukora ko nta gihugu cyo mu biyaga bigari cyakandira kuri iyo projet itarimo Washington ntibemo Paris ntibemo Londres ntibemo Moscow ntibemo Beijing ntibikunda cyeka Bruxelles nawe yinjiyemo ariko ikintu gituma abantu bose bahora bitoza utunyoni nk'ibintu bya Kongo ngo basohoye raporo ngo babonye Ngaruye se bamubonye Ngaruye no umuntu upfupfunyutse nk'igihepfo nta gasanzwe ntibamuzi ko ariho ubwo Africa Intelligence yasohoye inkuru y'ikitangaza Ngaruye iwabo si iwabo se muri Kongo ahubwo nuko abasirikare bataha bakabura uburyo gutana n'ababyeyi babo bamugana nk'icyo bavuga ngo barwanira hako Ngaruye muri Kongo Ngaruye se umusirikare wa Kongo so umujenerali wa Kongo no kubusanzwe ibyo nabyo bije guteza intuze icyo nkubwiye cyo ino script na gakeregeshwa nashyizeho ukuryo ino plan irakoze aho nkabona uyu MONUSCO yagiye kwihisha yihishe mu 23 yanesha MONUSCO ko buriya ubwo nawe warabyemenga mu 23 yahangana na MONUSCO nakubwiye ko bitakunda uwo M23 ashaka MONUSCO babiri cyangwa batatu nakubwiye inama yabera Geneve cyangwa New York yo kuyibwira ngo turavuze ngo sibyo do not progress even 1 meter 1 more meter bari cyo ngibyo sibyo ntibikunda ariko irarasa nibirasa mu kirere nibirasa hehe ngo tugiye Rwindi ikongera ikarasa ngo baba bitwa bazareno ngo bagiye gutwika ngo inzu za MONUSCO ngo n'ikigo cyayo ngo nicyo bahunze ahubwo bazarendo nabonye nabare bazarendo basanga bafite imikorere nabo bakoresha ngo zambuye mu 23 ibice riherutse kwigarurira wabonye ku ikihe cy'amakuru kuri Bwiza wazarendo bakagenda bakambara mu 23 birindiro
Bari mirwana abuje kwa gatandatu biravuga ko yarangiza inyeshyamba z'igihe na leta ya Kinshasa zigarura imidugudu ya Kahira na Butare yari yigarura na M23 kwa gatano. Societe civile yemeza ko izo nyeshyamba zatatanyije abarwanyi ba M23. No kubeshya Ngo ni mu kaji ka Kirumbu muri territoire ya Masisi. No kubeshya amakuru hari no ko M23 na leta barimo gucungana ku jisho bose banga gushinjwa ikintu cyo gutangiza imirwano. M23 ubwo niba nabikoze yisubiriye inyuma ifite hano ibacungira ibikora ibishaka. Nahise bavuze ko ejo ngo iragiza bitazakimoka ngo ireba sake nanone irazi kareba gutya ngo yanarebanye n'abarundi ngo barebe ko hari icyo babana bakoraho nko kuba testinga. Ahubwo ngo birashoboka ko minsi itambutse buri ruhande igihe Bemba bari batembereye hariya rwashakaga babyita nguki turayiga ikintu imbarutso bashakaga umuntu wakora imirwano akitirirwa gutangiza imirwano bakayisurana ariko bona gaciwe na Bemba ariko ari mu 23 sincerely speaking bose baratinya umuntu wajyugaho n'umusaraba wo kuvuga ko ya viole no cessez-le-feu mu buryo buri definitive kuko bazi induru yabajya hejuru ya communauté internationale. Ahubwo uzambwire tujye gukora ubushakashatsi tumenye ngo nibakomeza kurebana akana kurebana mu jisho ariko nta subutu nta watakundi nta ubanzo ndi amahereza zaba yayo buri wese arimo gushaka gukora indi nkoni ishyushye kandi ngo bari guhindura nyine amazina ubushize nkuko twabivuze ariko guhindura amazina kuvuga ngo bazaragwana intambara bakita wazarendo ndakita bashumba intambara shane intambara buri hagiye intambara grana verigere ibyo kwita amazina byahinduka nese umuzarendo ntacyo tubyemere ndamuzarendo yatoye imbunda bayimuhaye yarashe isasu mu kirere azarasa na misires cyangwa azakoresha BM ubwo umuzarendo azatwara Sukoyi hari intambara rero ibyo kwita amazina bikavaho hakagaragara warashe. Hanyuma se ubwo M23 ifite makanaka zo kubeshya isi ku buryo izayemeza ko abashumba M23 barashe Sukoyi na misire stringa bazi gukoresha misire zirasa indege. Icyo cyo kijuma cyambere cyagikurikiye cya Semuhanuka yabeshye mu isi. M23 igiye kuvuga ngo abashumba barinzi inka zabo barashe Sukoyi na misire. Ubwo nyine byazigwa mu mateka y'isi mu academy militaire kuntu abashumba bazi gukoresha misire zirasa indege. So hari igihe cyagera rero ibikoresho barimo gukoresha bikava muri cadre ya sabotage bikajya muri cadre y'intambara yeruye bikabatamaza. Nese wavuga ngo FARDC ngo yirasiye Sukoyi kugira ngo bigire cyangwa M23 ngo yatiye Sukoyi ngo yatiye Sukoyi irayizengurutsa ngo yayikopesheje ahantu ugenda gutukundi kuntu. Izo ni sabotage yagiye intambara yarenga sabotage bikagaragara findi kavamo findu. Nicyo navuga rero muri make babuzo kuvuga ngo wazarendo birukanye mu 23 ahubwo wenda yagiye ahantu ibura umuntu yishotora ngo barwane irongera ibyo birindirira bireka kubgayo ariko ntaga wazarendo bakandira kuri mu 23 biciye mu henzira se. Ariko reka twemere ibintu bibiri FARDC yamaze kwemera ko irushwe ingufu n'abazarendo ubwo se iyo ngiyo nanuze ni position de force yabigiyemo ntabya bide FARDC rigwa mu Rwanda rwarayiteye niyo yirwa yitsinda yirashisha. Umwana avuye Kitona muri training wing muri entraînement umwana avuye Kamena gutozwa igisirikare mbere yuko agiye kuri tere wafunze nahoze mbona general ciwe babwira ngo bajye bakunja amashati ngo ni discipline ngo banogosha ubwanwa nibyo bintu yatinzeho baba passinga no gupasinga ari abaswengiramo. Ariko uwo mwana uje wamwigishije amateka mu bitamaduni hose bamwe mu bigisha bari ku gisirikare utangiye kumukangagiye kurwana n'u Rwanda ubwo nturi witsinda gende ko nguragira nkabwa twumvikane. U Rwanda nta nubwo rukiri muri rukihandi rwabaga u Rwanda rwari mutirujya muri Seychelles za ubu nisigaye iri mu Rwanda noneho shobora ko intambara ishyuha hakutangiye guhungeta abasirikare bababwira ngo bagiye kurwana n'igisirikare gikomeye nk'igisirikare cy'u Rwanda si wowe urimo kwitsinda none urongenga bazarendo bakurusha ingufu ngo defense yananiye FARDC ngabazarendo bayikwemo banyatura ubwo se ubutumwa urimo gutanga kuri enemy wowe witeneme cyangwa adversaire ku buryo umusirikare mu 23 na wirangije amasomo avuga ati se buda bwose icyo gisirikare cy'igihugu kirishwa kurwana n'abazarendo na nyatura na EPSRS urimo witsinda bari abantu sinzi mana mwijwe nibyo navuze muri cya kiganiro nta ideologie nationale bagira nta philosophy bagira you see uba witsindisha wagombye kuvuga uti M23 ntibaho ifite imirizo ifite iki niki ni impehe nta n'umuntu uyifasha iri desespere n'akarere karayamaganye ahigeze hose bavuza induru
nabo babaga Uganda baga mu Rwanda baragiye bibayo babajura bagira gute bananirwa kubayo baturongera amashyamba tuzabarya nk'umutsima ukabongera ubwira abasirikare bagiye kurwana koko morale none no kubabwira aho Rwanda Uganda iki ibihugu nibihangange byihagazeho mu gisirikare bazi imyaka 70 byubaka igisirikare mu batangira no kucyubaka urimo guterwa abasirikare bawe none urimo kongeraho nandi amafuti ya mbere ntabwo yakunogeye urimo kongeramo nandi ya kabiri ariko ubundi izi consultants ntanga ni rubo waziguze reka tazajya ngira ngo nimane yigishe FARDC cyangwa nigishe mu Ventura bajye bakubarwana uko babyumva tuzabikavaringa nk'abanyamakuru ngaho davirakoze akoze cyane naho urakoze dusohereza hamwe akoze namwe badukurikiye bakoze kanshyira akantu gato kari kiriya ikintu abantu tuba tuvuga twebwe hano amakuru ya gisirikare n'umutekano abagoye kuyabona byose tuba dukora analyse zirimo opinion zacu zirimo ko twumva ibintu ariko nuko byangumye kugenda techniquement sibyo ni mpamvu navuze ko ikiganiro gisa nka follow up ikiganiro cya mbere nuko ibyo twavugaga African Intelligence yaje ibishimangira si tubeshya rwose ibintu birahari kuri internet binashimangira ko natwe ibyo dukora nta kutaba twagize kayinejo ubwo rero ingoma ne bumva korari mirasire zirimo ruhina na ziririmbira Bukavu ntibazavuye ngo Primo Media Rwanda ngo ntacyo yababwiye ntacyo twabahishe ngo tureke kukibabwira urumva Bukavu ruzahinana abanyamurenge ba makanika iriya shene makanika ngaruye BAUDOUIN amakenga mu bitege hazacu wambaye ntacyo nongeraho nibyo urakoze cyane iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu tubuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare